birakorerwa ihuye cyangwa nihuye ukajibona bari kwerekana umujyi wa Huye muri iyo filme kandi ikaboostinga igahitinga nkuko tubona ama filme tukabona bari kwerekana Kigali bari kwerekana Nyabugogo bari kwerekana za Nyamirambo ifilme nyinshi dukunze kubona zo mu Rwanda ni naho hantu zerekana ubundi ni ryari tuzabona filme noneho zitwereka Huye zitwereka Rusizi yakorewe mu ntara iko abakinnyi nabo mu ntara mbese nyine donc imiragaragaza umuco waho hantu iri kubagirira inyungu turacuruza mw'abantu bari abagande bari abanyanigeria bari gukomeza kugenda badusiga bazamuka cyane filme zabo zikundwa kubera kuba bigira no mu byaro nabyo bakabikorera na Tanzania niyo mpamvu nka tura tunagiye akoresha twacinici na Tanzania buriya niyo mpamvu ba Steven Kanumba bagendaga bakundwa wasangaga nimba hari yabereye hehe mu mujyi hari n'izindi bafite zagize zigiye zibira mu byaro kandi koko zigakundwa ugasanga ari competition mu Rwanda nta kintu cya competition dufite mu bintu bya cinema ibintu byose biri kubera i Kigali ugasanga yere mu ntara mu ntara hariya kandi tujya noneho ahantu ubona ko bitandukanye tujya mu miziki urasanga ko hari umwana w'umuhanzi ushobora kuba yakorera reba nka Kiri wakoze ya ndirimbo Teta umwana w'imusanze akayikorera za Musanze ndirimbo ikazi gafata why not noneho muri cinema nyarwanda haraburi ko ari heza kuki tutajya tubona nyine filime yahakorewe munini bite bimeze bite bigenda bite kugira ngo tubure izo filime zikorewe mu ntara cyangwa sinema ikorewe mu ntara kandi ikundwe ifite igira akamaro abo bantu bahature ndetse inateza imbere izo mpano batuye aho hantu bigenda bite ni ikihe kibazo nibyo rero twazanye kuri iyi table ngo uyu munsi tubiganireho yes filime zitandukanye ziba zitambutswa ariko twazi tubigaruka ko murabona cyane izi Kigali bamwe ntibazizi ko hari abantu burya nabo bahari bagishaka n'amaboko bagishaka gutera imbere cyane kabisa ariko ubwo hagati aho umuntu witwa Justin Mind yabanza akatubwira kuri abantu tugiye kwakira ntabwo turi twenyine abantu bagiye kugaruka kuri iyo nk'uko bakaboko bimeze biti nk'uko babyumva nyine kabisa ubu nonaha muri studio it's a more fire tugiye kwakira noneho abantu noneho bagiye kutubwira byinshi ku kijyanye na cinema ese hano mu ntara aho bimeze bite ese niba uri Nyamagabe bimeze bite nimba uri bimeze bite abantu benshi nizere ko abantu badukurikiye bagiye kumva nyine kabisa byinshi ku byo batumirwa bacu bagiye kutuganirizaho n'abatumirwa bambaye neza kabisa ameze neza neza cyane urebye imyambarire nabanje kubabona mpita nikangamo nasengira ubwana bati se ni babandi ba wumvaga abakinnyi bo mu ntara bameze bate siko numva uri kubishidikanya njyewe nkurikije uko nababonye bambaye neza kandi bambariye n'ubundi urabona abantu b'abahanzi cyane cyane b'abaraperi hari ukuntu bambara abaririmba R&B hari ukuntu bambara n'abakina sinema nabo hari ukuntu bambara njye hari umutipe hano ndi kubona wagira ngo ashobora kuba akina rero ari umuraperi ubwo n'ubundi turatangira twakira umwe mu bantu kabisa bafite uko kuboko muri iyo filime aza no kudusobanurira mukayumva mukumva iyo ariyo ku buryo arimo arabigenza muri iyi minsi ubwo reka dutangire kabisa tumwakira katumuhe ikaze yego kaze muri studio za Radio Salus murakoze cyane okay wegere neza rwose ubundi tukumve ibintu bigende neza cyane mwegeze mikoro abantu bakumvise ninde amazina nitwa Anike Console kubana abenshi kugeza ubu ngubu bari kunyita Amanda bitewe na filime turi gukoraho Amanda Seals egera Mike neza abandi ko kumva fresh ubwo abantu bari gutukurikira batari kumva neza ubwo nta Amanda dufite no umukinnyi wa filime n'umukobwa mwiza cyane gusa ntabwo ari wenyine ntabwo ari Amanda nawe turaza kugenda tumugarukaho tubwira ese ibintu muri filime nyarwanda bimeze bite reka twakira undi musore nakubwiraga wa wundi ushobora kuba ari umuraperi tuguhaye ikaze muri Radio Salus yes murakoze cyane amazina nanjye nitwa Patrick Munezero abandi kubarizwa muri movie
ndi gukina nitwa Brian ndi kwakitinga nitwa Brian uswara batayumvise Brian reka murabyumva rero ko twamaze kwakira n'ubundi abatumirwa bacu ariko reka duhere by'umwihariko kuri CEO atubwire byinshi, atangira atubwira iyi ni filime imeze ite, atubwire byinshi bagiye bayigaruka ngo bari gukina muri iyo filime imeze ite. Bisobanura umuntu yendagira ngo umuntu umukombi hari inyabimata yimuterekemo. Ni iyi story iri yo kuri iyo filime iri behind. Okay, murakoze cyane. Amanda Salus ni filime nicaye ndategura ndavuga ni byanze bikunze igomba gusohoka muri no mwaka wa 2024 urangira. So ni filime natekerejeho igihe kinini, namaze umwaka nyitekerezaho, nekereza kuri location ahantu nshobora kuba nzayikorera kandi nibyangize n'amasomo kuko still kugeza ubu ngubu ngende umunyeshuri wiga kaminuza. Amazing. Ntabwo urasoza? No, ntabwo ndasoza, ndi mu wa gatatu ariko ndi umufinaliste birumvikana, ndi gutegura kugira ngo ninjya no hanze nzakomeze mfite icyo ndimo ndakora kandi mugiyeho. Utararengaho watubwira ngo umunyeshuri sanisha ni ibyo ukora no kwiga, wiga ibiki bijyanye bite cyangwa ntibijyanye? Murakoze cyane, niga icungamutungo, niga accounting. No kuvuga nyine bifite aho bihuriye bitewe nuko nubundi byose ni management. Komeza Justin Mendere ko guca mu ijambo. Nari nyikomeje bavuga ni filime naricaye channel yanjye imaze igihe kingana n'umwaka ariko natangiye kwishyiramo imbaraga mu kwezi kwa gatandatu. Ni YouTube channel yitwa Kit TV Show 33. Mu kwa gatandatu nibwo nicaye ndavuga reka nyishyiremo imbaraga, nzatangire kuba nanyuzaho Amanda Salus. Nateganyaga yuko nzayinyuzaho mu kwezi kwa 10 ariko ndangije ndavuga ni why not natangira kare ubundi nkatangira gukapturinga abanyeshuri nye nabo nkaba nabakurura nabo bakaba baza muri feme yanjye mbere yuko nasoza kwiga. Bivuze ko Amanda Series iri gukinirwa he, ibera he mbese nyine kugira ngo abantu babashe kumva iyo Amanda Series? Okay, murakoze cyane. No kuvuga niga inaha i Butare, no kuvuga n'ubundi niho hantu nahise neganya kuba twakorera kugira ngo bitangiza n'amasomo. Amanda Salus kuki mwesemo kuyita Amanda Salus? Okay, niryo zina ryambangukiye kandi numvaga yuko riryoshye mu matwi yanjye. Ni serie n'ubundi urumva ni film izagisoka mu bintu by'uduce udusene. Yego, ni episode. None ishingiye ku buhe buzima byanze kunze iyo ugiye gutegura episode uba ufite ubuzima bw'iyo episode uvuga ati zatangira gutya, cyangwa ishingiye kuri uyu mwihariko wayo n'uyu paka nyine episode zirangiye? Umwihariko wa Amanda Salus ni uwuhe? Okay, umwihariko wa Amanda Salus nuko buriya abantu nyine bazayikurikirane, buriya ni na true story. Ikindi ivuga about family issues, ariko nyine harimo na kapasite ka love story ukuntu. Oye, hari ukuntu bavuga ngo kuvuga no gutaruka, ibintu bijyanye nuko wayisuza utangira kuyikina. Ese ni ibintu wari ufite warangije secondaire uyifite wayizanye mu gikapo hagenze bite? aho uba mu rugo wabonye setting bidakunda? Okay, gukina filime ni igitekerezo nageze kera nkiri mutonya from primary. By'umwihariko nko kwishura aho nigaga mu majyepfo muri advanced level, nabaga muri club yitwa Media Club. So hari ukuntu twajyaga duhura tukandika utuntu tw'udu sketch tukajya imbere kuri assemble tugakina abantu bagaseka, ariko mu by'ukuri ni kwa kundi uvuga uti kubera ko mbikunda reka njye imbere y'abantu mbikore, ariko utarabona vision cyangwa se uvuga uti iki kintu koko nicyo nzarambirizamo nindamuka nsoje no kwiga. Rero
byarakomeje numva nyine biri kumfosinga cyane muri njyewe mu mutima ndavuga ati no nareba like nk'abanyambo hari filimi bari gukina yitwa Ibanga iriya filimi yaramotivatinze cyane nararebye ndavuga ni uyu ni umukobwa nanjye ndi umukobwa kuki ntahita nangira ngo maguruke nkore ko bo bageze kure kandi mbona bari gutera imbere nuko naje ufite muri timu yawe ufitemo abantu bangahe twatangiye turi timu y'abantu 8 ariko ubu ngubu tumaze kuba 15. hanyuma ubwo birate binjyana kuri casting yawe uburyo ikorwamo urumva ko ufite itsinda ry'abakinnyi bigenda bite kugira ngo urokrite abakinnyi bawe ugendera ku kinyine uvuga ati uyu nguyu ndamuzana akine muri filime yanjye casting yawe ibimeze ite nyine mbese ushyira online wese akaprayinga cyangwa wowe ubwawe niwo bishakira casting yawe imeze gute? Okay, dutangira nibwo nasize online baranyaproachinga baranyandikira ariko nyine nza kugira abo ncuzingamo bitewe nuko byatewe na contract twasinye contract yanyu imeze ite? ni contract y'imikoranire ntago ndi buyivugeho ibintu byinshi cyane gusa njye n'abakinnyi banjye turi team turakorana bya hafi kuko platform ni yanjye na filimi n'ibiyishorwamo byose ni ibyanjye abakinnyi bashora imbaraga zabo urumva rero twagombaga rero kuba twagirana amasezerano y'imikoranire nkaba nashyiraho igihe navuga ni tugiye gukora muri ubu buryo salari yanyu bimeze gutya igihe iki n'iki bizagenda gutya kuri promotion bimeze gutya ntago ndi bwinjire in detail ntago ndi bivuge byose ngo nyinjiremo cyane ariko uko niko kuri guhari ibishoro bikura he waba cyangwa nawe uri muri babandi watubwiye kuri umunyeshuri hari abanyeshuri n'ubundi tuzi benshi baza yabona Bruce akagenda abika amafaranga make wowe ibishoro bikura he aho ntabwo yaba ari kuri amafaranga n'undi ya Bruce wagiye ubika cyangwa hari ahandi wakuye kugira ngo ubone uko uzajya uhemba babakozi bawe? murakoze cyane ni ukuvuga ahantu nkura igishoro reka mere kuri basari hari umunyeshuri wicara akumva yuko iriya basari baduhereza ari nkeya ubu baduhereza amezi 2 ni 80,000 so bakumva yuko ari amafaranga makenya cyane utagira icyo uyabyaza kumva yuko nimba nyabonye uyu munsi ndagenda nyanywere nyabyinire birangire kuri njye rero ntago ari uko nguko mbitekereza ndakeka urebye igishoro kinini cyamotivatinze cyavuye kuri basari nahoraga nigaga i Rusizi muri uko kwiga i Rusizi batuzanye hano i Butare tuvuye i Rusizi ariko mu by'ukuri ku muntu uzi kwihiringa ku muntu uzi gushakisha njyewe ni ahantu nageze mbasha kuba nahabyaza umusaruro rero ikindi gishoro niho nagikuye sinavuga wenda ngo Bruce ngo yonyine ngo niyo nashoyemo ariko mu by'ukuri nayo imfatiye runini muri ibi bikorwa ndi gukora tujyanirane utubwiye ko wavuye i Rusizi harya niho yatangira cyangwa yatangire hano? uravuga filimi? ndavuga Amanda Series. Okay, Amanda Series yatangiriye hano kuko twayitangiye mu kwezi kwa ndateka ni mu kwa 7 gutyo. ubu ngubu igeze mu bice bingahe iteye ite uraza gukomeza kugenda usohora gute? nkuko twabivuze ni episode nifuje kuzajya byibuze nsohora episode muri buri cyumweru buri wa gatanu dusohora episode 10:00 abantu bazajya banyarukira kuri channel yacu bayirebe kuri Kitu TV show 33 ni episode mu by'ukuri yanditse neza ku bijyanye na location ni nziza ndakeka nyine n'uburyo igaragara location muri uyu mujyi ni muri uyu mujyi wa Huye niho twifashishije niho dukorera no mu byaro dukoreramo n'ibyina n'ahandi hanyuma Patrick kugeza ubu ngubu tugeze kuri episode ya 4 yego nashaka kubaza Patrick uburyo yisanze muri filime yawe byaje gute kugira ngo approaching cyangwa se tugusange muri ya filime byaje gute byagenze gute?
habayeho casting cyangwa ni umuntu wawe tu waje ukina muri filime? Okay, mu by'ukuri urakoze cyane ku kibazo cyizumbajije. Mu by'ukuri boss lady nsigaye mwita boss lady. Oh yes. Boss lady kuko abantu sinzi nyine tokubona igitekerezo cyaje njyewe. Urabona turigana twese mu class. Same class. Ubu ngubu ntabwo turi kwigana, turi mu magroupe atandukanye ariko twariganye aho i Rusizi. Byukuri njyewe ukuntu igitekerezo cyaje cyo gukina iyi Manda series, nkurikira status ziwe. Wana postinga buri munsi Amanda series. Ndabyibuka umunsi umwe nkuko yabivuze ngo i Rusizi twaragiye nyine Rusizi ni akarere keza, n'ahantu umuntu ashobora kugenda akabasha kwiyadaputa, ukaba wagenda ugakorera icyo gihumbi ukaza ukarya intoryi muri ghetto bikagenda neza. Ndabyibuka nari ndi mu isoko ry'imyenda nyine kuko niho nakundaga gushakishiriza njyewe. Mbona status iri kuvuga ngo Amanda series ari gukinira abandi bakinnyi TV show iri gukinira abandi bakinnyi. Ndavuga ati why not njyewe nakisangamo hano hantu, ese ibindi bintu nabishobora, ariko njye numva nagashobora gukina. Bankoze reply ndamubwira ati wagwan. Ukimara kugeramo hari ikintu baguhaye wenda wabushinzwemo wenda muri iyo team byanze bikunze, muri team haba harimo abantu bafite role zigiye zitandukanye, wowe ni role baguhaye? So mu by'ukuri njyewe nyine usanga nisangamo ahantu hose, nyine navuga ko ndi adaputa mu tuntu twose, mba ndi kubasetsa aho ngaho, ndi kubaganiriza. Sinzi ukuntu nabivuga, wenda nshobora kuvuga ngo nshinzwe iki ngiki cyangwa ngo ari ikintu yamaye. Gusa nyine usanga ahantu hose nyine ndimo ndiyaminiye aho ngaho kubasetsa, ugasanga nimba arabagiye gukina bamenye ko wese wari ugezweho. Mutubwe byinshi ku bijyanye n'iyo filime, ni filime twumva ikiri nshya, ese ajya kwitangira Amanda, ubwo ndakomeza n'undi nkoresha Amanda. Hari izindi wumvaga uretse iz'i Kigali zirimo zirakinirwa mu ntara, zifite setting mu ntara? Nakurikiye nk'uko nababwiye nkunda kureba iriya filimi ya Nyambo. No, yitwa Ibanga. Yes. Nararebye nkabona nyine ni filimi iri kurebwa cyane, kandi mu by'ukuri wari location ukabona ni location y'icyaro ukuntu. Ndareba ndavuga ni byanze bikunze nanjye ngiye mu murongo nk'uyu nguyu, kuko natwe buriya nimukurikirana na filimi yacu hacamo nyine tukinira mu cyaro tukongera tukaba twakinira mu mujyi. Bivuze yuko nyine nararebye mbona cyane cyane iyo weretse abantu yuko ufite location nziza, ufite n'ubushobozi bwo kuba wakina muri location nziza, ari kurenzaho ukajya no mu cyaro ugakiniramo, hari ukuntu abantu bahita bakubona mu yindi shusho nziza nyine imeze ukuntu kuruta uko utangiye nyine ukinira mu cyaro. Hari ukuntu bikurura abantu cyane. Bivuze ko nta zindi wari uzi zituvuge yaba iri mu kindi gice cy'intara, nta zindi wari uzi zikinirwa mu bindi bice, tuvuge nk'iyabikinirwa mu majyaruguru, mu burengerazuba, ntayo wari uzi? Hari indi njya ndeba ariko mba mbona ari like comedy, uriya bigiyo bijya njya nzireba kandi bazikinira mu majyaruguru. Rebero TV mbona zica ziriya filime zabo. Hanyuma Amanda, tugaruka no kuri topic yacu, wowe uko ubwawe nk'umuntu wagize igitekerezo akavuga tereka nzane filime, ubona kugira ngo filime ikundwe nyine mbese tuyibone abantu benshi bayireba ari benshi cyane, ni ngombwa ikinirwe mu mujyi cyangwa se no mu ntara ishobora kuba yakinwa igakundwa? Ni content ubundi y'ubwayo icuruza cyangwa n'ahantu haracuruza? Kuri wowe utekereza iki ku bijyanye na location zo gukina filime? Okay, ku bijyanye na location zo gukinamo filime rero, uko nabonye abanyarwanda bakunda abantu bakina bisanisha nabo, imico yabo cyane cyane. Nabonye filime zikurura abantu ni filime zikiniwe mu cyaro, ariko ku bajya gukina ubusa mu kanya. Kuri Radio Salus isatani wari kumeza kunsobanurira ku bijyanye na location, uburyo ishobora kugira impact ku gucuruza kwa filime.
igirayo impact, ariko mu Rwanda uburyo njye nabibonye nasanze ahantu hose wakinira wakinjiza, biterwa ahubwo na fame ufite. Gusa naje kusanga iyo wamaze kwigaragariza abantu yuko uri muri industry, cyane cyane ariko bakunda ko nabonye bakunda ko ubanza kubereka nyine just ko uri umusirimu ukinira muri location zienza zigize zite, ariko iyo wamaze kubafatisha naje kureba nsanga location zo mu cyaro nazo nyine hari ukuntu biba ari byiza iyo mukoreyeyo. Natekereza ahubwo natekerezaga ubwo ngubwo ko content nayo iri mu bintu byatuma na film icuruza, kuko hari umwe mu bakobwa nawe umaze igihe ari gukora amafilime avuga ati usanga filime nyarwanda z'ubu ngubu ni umubyeyi wakubise umwana, nta creativity, nta kintu gishashya, niyo mpamvu usanga ntabwo umuntu ari gushamadukira nyine kureba izo filime. Mbese content z'iki gihe bimeze bite ko abantu benshi bari kuvuga ati ntabwo ndeba filime z'inyarwanda, n'ubu ni wa mubyeyi wakubise umwana, ni wa mwana wakure mu buzima bubi. Mbese we content y'iki gihe uzitekerezaho iki, creativity muri content? Content z'iki gihe rero ubusanga cyane cyane nyine ubusanga hari ukuntu ziri pomu ukuntu, ariko nanone biterwa na fame. Si ukuvuga yuko ntabwo ari ukuvuga yuko abantu bakora content baba batakora iziri strong kandi zikaba zakundwa, ahubwo twebwe dutanga ibyo abantu bashaka. Akenshi ubusanga nyine abantu bashaka nk'izo ngizo byacitse byagize gute, ugasanga n'ubundi nujya muri za content ziri seriye cyane zitarimo comedy, kuko ubusanga nk'ubu ngubu usanga cinema cyangwa se filimi ari ukuntu hano mu Rwanda bazikina ukabona n'ubundi ni comedy, si filimi ahubwo ni comedy. Rero ugasanga n'ubundi iyo ukoze mu buryo bwa comedy urumva nyine wa mixinze content, uri umufilimi maker ariko winjiye muri comedy. Kubera iki? Turi gutanga ibyo abantu bari gushaka. Tujyanishije n'ibyo twe turimo turagakora bijyanye na filime nke mu bice by'intara, wabona biterwa n'iki kuki zibanye? Impamvu filimi zibanye mu bice by'intara, ubusanga aba-influencer benshi bibereye mu mujyi wa Kigali, bikaba ariho nanga urugero mu bijyanye n'imijyi. Ubusanga bari mu mijyi ya Kigali, ugasanga ku muntu nanone uri gukorera hariya mu cyaro hari ukuntu kwa approachinga abo ba influencer bigoye. Kandi ikindi influencer w'ubu ngubu uramwegera wamushyira igihangana kanza kubaza ngo wakiniye he, ibikoresho wakoresheje bimeze bite. Ugasanga nyine niho hari ikibazo kiri gutuma na wa muntu ushaka gukora filime uri mu cyaro azamuka akajya i Kigali. Muri make mu mujyi ntabwo bizera ibikoresho mukoresha mu ntara, ntabwo bizera nyine uburyo production zanyu zo mu ntara ziba zimeze. Sinavuga yuko wenda ari uko bimeze, ariko ubu usanga b'influencer bapinga umuntu uvuye uvuye mu ntara. Yes, mutwemerere tubanze twumva witwa Mbata, n'umwe mu bantu kabisa uruganda barumazemo iminsi. Turagaruka n'ubundi turacyari kumwe na Amanda arahari cyane na Patrick. Turacyari kumwe na Yes, nuwongo kabisa Mbata bigarutseho cyane avuga ati ikibazo cy'amashuri nacyo kiri kuba kimwe mu bintu mbona biri kubangamira, biri gutambamira iryo terambere rya sinema mu ntara. Ugasanga ari i Kigali ariko abantu bari kwiga nyine bakigumira i Kigali bagakomeza bakina ibyo bintu by'aho ngaho nyine bigaragaza umunyamujyi, ariko bya bintu wa mwihariko ushobora kuranga abantu bibera aho ngaho gutyo kabisa ntabwo bari kubikina. Mbata ndamufana ibyo ngaho. Mbata nawe n'umwe mu bantu ngo bigatuma tubura umwihariko. Ugasanga filime turi kureba ni Lagos bagasanga n'undi yakinnye bimeze kimwe, kandi n'ujya kureba Lagos bari gukina umuco wabo, Tanzania barakina umuco wabo, and then twebwe filime turi kureba zikunzwe z'abamenya zira zose nta kintu cy'umuco na kimwe bamentioninga. Why not ko iki kintu kitaza ngo tubonemo akantu k'umuco nyarwanda? Kandi hari filime nigeze kubona gusa zaracitse, kandi nabonaga ari ibintu byiza cyane. Ugasanga bari kuvuga kuri story zirazaba ngo inkuru yabaye kimomo nyine, like story behind bakayikina ngo byagenze gute kugira ngo bavuge ngo inkuru yabaye kimomo nyine. Ukabona
nyine bari gukina iyo story kandi ni ubutumwa bari gutangara abana bataba bazi ibyo bintu izo story z'amateka y'u Rwanda ariko nanone bari kwerekana wa muco nyarwanda ubwo rero mbona nanone nkeka ko n'ababasha kugira ubwo bushobozi no gutinyuka gukina izo filime nta ya creativity twavuga ihari yo kuvuga ati ko se nimba filime 5 zihitinga mu Rwanda ari zose bari gukina nyine bya bintu byo mu mugi why not ingena kopeye ntabwo nta kintu gishya waza nekereza ko nta bijyanye na creativity gusa nanone tugarutse Mbata nawe ni umwe mu bantu n'ubundi bagiye bafasha abantu bagiye batandukanye bakagaragaza impano zabo ariko nanone hari ikintu n'ubundi tuzi mu bihugu bigiye bitandukanye ushobora gukina ikintu cyawe ukagikora ari cyiza nubwo bajya bavuga ngo akeza karigura ariko anytime wakora ikintu cyiza bitewe n'ahantu uri location urimo ukabona n'ubundi ntabwo biri kuzamuka ugahitamo kuvuga ngo reka nimuke nanjye ari nayo mpamvu ituma bamwe n'ubundi bavuga ati reka tuvanga tujya handi kandi bagira handi bigakunda ahubwo mu Rwanda aracyari wa muco ese Amanda nawe uremeranya n'uyu Mbata uvuga ngo ikibazo cy'amashuri ni ikibazo ikibazo cy'amashuri ngo ni ikintu cyadanje kiri gutambamira iterambere rya sinema mu ntara biterwa n'uko umuntu wese yabyumva kuko ubona nyine ni ibintu biratandukanye njyewe ku giti cyanjye cyangwa se ku ruhande rwanjye mba mbona nta kuntu nyine byabangamira iterambere rya sinema kuko n'ubundi nimba ari sinema wenda umuntu yakora hari igihe ubundi biterwa n'uburyo wiprogaraminze cyangwa se uburyo gahunda yawe iteye ushobora kuvuga uti nimba ninjiye muri sinema cyane cyane nk'ibi byacu bya filimi uba usanga nyine atari ibintu bisaba yuko nyine uhora uri bize cyane kuko ushobora kuvuga uti reka mfate nk'umunsi umwe mu kwezi cyangwa se iminsi 2 mu kwezi nkore filime cyangwa se wenda nkore mu minsi 3 nkore filime ariko iyo filime izamara like nk'amezi 5 n'urugero kuko n'ubundi kuvuga tubishyira kuri platform ikaba byakinwa n'ubundi imikurikiranirwe yayo ntago ari ibintu biba bikomeye cyane ku buryo byasaba all team kuba mwajya cyane cyane ko muri sinema mukora nka team si nk'umuhanzi wakora ku giti cye ngabe akenewe nimba bavuze ngo urakenewe muri weekend ubwo nyine birareba uwo muhanzi kuririmba kuri stage birareba uwo muhanzi ariko muri sinema kuko biba ari team ngari ntago rero haburamo team y'umuntu utari bize utari ku ishuri wakitabira ibindi bintu byaba bijyanye n'ibyo. Hanyuma Amanda bigende bite kugira ngo tubone izo filime ziyongera tugomba dukora iki kugira ngo nyine mu ntara tubone izo filime tubone ba Amanda benshi tubone n'abandi benshi nyine batari wowe gusa biragenda turakora iki? Ikintu cya mbere nyine birasaba kwitinyuka umva yuko nimba ufite phone yawe yakora ikintu kinini cyane rero ubusanga igituma abenshi batabikora bari komplika bakavuga bati bakeneye kamera ziri hayi bakeneye iki ntashyira kuri platform ntago bizareba ntago bisa neza ntago bisa neza ntago bigize gute ugasanga nanone abenshi nimba ufite tuvuge megabyte zawe barazikoresha mu bindi bintu bitari biri kubahereza iterambere bitari biri kubigisha uburyo wanakoresha niyo phone ukaba wayikoresha filimi nziza ukeditinga neza then ibintu byawe bikaba byabyara umusaruro icyo nicyo kintu abantu bo mu cyaro tukibura kumva yuko nakinira muri etage bitari burebwe kumva yuko ntinajya kuri piscine bitari burebwe icyambere bakiyumvamo yuko na cyacyara ushobora kukidekora nk'uko ushaka kuko ahantu ufata ntago uba ufata agace kose Amanda watubwiye ko harya watubwiye ko mu rugo ari he ni Huye ni Kigali ni he murakoze cyane buriya nanjye nuruka ayo ngiyo nyine mu cyaro ni he mu rugo ni Rwamagana uri Huye ubu ngubu uri mu mwaka wa nyuma w'amashuri Amanda ejo bundi ugiye gusoza amasomo yawe ese nusoza urateganya yuko n'ubundi uzakomeza ugakorera hano i Huye cyangwa uzajya nawe mu mujyi wa Kigali? ni ukuvuga njyewe ubundi nagiye neganya location zigiye zitandukanye ko nateganyije kuba nakorera muri Kigali cyangwa se Huye Rusizi bitewe naho ndi wowe ubu ngubu currently urumva nusoza wapanze he ahazi imbere?
ubundi ahantu buriya hanzamo mbere naravuze ni wenda reka mbanze mbe nkoreraho merereye ariko mu by'ukuri mba numva n'ubundi bikorwa byanjye nzabijyana n'ubundi iyo ngiye Rwamagana nkahabyaza umusaruro bitewe n'imibare umuntu aba afite kuko n'ubundi Rwamagana erega n'ibyaro byacu byatangiye kuba imijyi ku buryo utavuga uti nimba nkeneye gukina muri etaje ndirirwa nzamuka nzi Kigali nimba nshaka kaburimbo ndaza muri Kigali ibintu byose byaratwegereye hanyuma waba waratekereje ku bantu mukinana abenshi kuko uri muri kaminuza byashoka ko bamwe n'abaturuka mu turere tugiye dutandukanye abo mu burengerazuba amajyepfo amajyaruguru nabo mu mujyi wa Kigali wabitekerejeho cyangwa ntabwo ujya ugira imbogamizi yuko nuramuka urangije ushobora kuzabura bamwe ntago njya ngira izo mbogamizi bitewe n'uko n'ubundi mu buryo twebwe dukoramo ntago nkorana n'abanyeshuri bari ahangaha gusa Butare mfite abakinnyi batandukanye harimo n'abanyeshuri bo kuri Ines ariko n'umwe abandi bose baza gukina muri timu yanjye mfitemo abandi bantu nka 4 batari abanyeshuri bafite akazi ariko bitewe n'uburyo twiprograminze twebwe dukora shooting rimwe mu kwezi buri kwezi turashootinga tugana ku musozo nagiraga nanjye ngo mbaze ikibazo kuri Patrick twahoze tuvuga kuri Amanda gusa twatugarutse ku bakinnyi bamukinira ubuzima bwa Patrick mbere yuko akina filime cyangwa akina muri Amanda n'ubuzima ari gukina muri Amanda bimeze gutari ikintu cyahindutse hari akantu kari kuza nyine mu ndavuga financial ndetse n'ubundi buzima usibye kubishyira muri make utubwire bese nubuhe ubwo buzima bubiri budutangandukanyiriza mu by'ukuri ubuzima buratandukanye icyambere ni icyizere cya bino bintu turi gukina abantu bari kubireba biratwereka ko ejo n'ejo bundi bishobora kugira ikintu bibyara mu by'ukuri bitandukanye n'ubuzima bwa Patrick wenda n'ahantu ariko bareza urabona niyo mba turi gukina turi ku ishuri turi gusoma turimo turasoma ariko birashoboka ko izi modire turi gufata ejo bishobora kuhita byanga bita byemera rero Amanda series nyifata nkaho ari job nyine iri future nyine niyo mpamvu ndi kubati boss lady navuga ati burya nimba umuntu yicaye agatekereza agashora amafaranga yiwe wenda we nk'uko yabivuze wowe uze utanga imbaraga zawe ukine nyine barebe ko ibyo bintu biri byo so ku kijyanye n'ubushobozi wana nago bwari bwatangira kuza nk'uko yabivuze nubwo ewana gusa nyine nanone ntacyo nshinza Nyagasani ariko wabaye umustar hari itandukaniro ikibazo nuko nyine ewana abantu bari arakubona gutya akagira ngo nyine agafaranga wagafashe kubera ko ariko nta ribi utambuka abantu bakagukura amashati ari ukuntu ibyo twaze tugaruka bijyanye no gutera imbere turimo turashaka iterambere ry'iyi sinema yo mu ntara hakorwa iki kugira ngo itere imbere urabona hakorwa iki nk'abo uyikinamo uyizi so ikintu cya mbere cyakorwa ni ukubanza kubwira abantu bayireba abatureba ababireba babanze kubumve ko uko bareba Big Mind uko bareba Bansabe uko bareba ari ukuntu umuntu avuga ati se wenda akavuga ati Patrick wenda nk'inshuti yawe wenda nk'urugero inshuti yanjye wenda akavuga ati wenda njyewe nyine tundi kwatinga muri iyi filime ndi gukina nitwa Brian usukure urebe ibintu ndimo ndatanga wenda ko asanzwe akoza ati Patrick se ari gukina muri Big Mind bira ni ibiki urabona burari ikintu rero kubwira ati reka ikintu navuga kugira ngo ibintu utere imbere nabanze yumve uko yagushyigikira yumve ko yabireba nkuko ashobora kuba kuko nkuko babivuze zira kira kiganiro ukuyemo cyambata avuga ati abantu bose bamaze kubona telefone ewana ni ibintu byiza kuko usigaye usanga umuntu wese ewana ari kuri YouTube hari ukuntu baranya baje bavuga ati ewana YouTube ariko nta muntu n'ubu utajya kuri YouTube ewana bamwe bajyayo agiye kuri YouTube noneho agasanga Amanda agasanga ndi kuyikinamo agasanga rundi ari kuyikinamo amuzi akabasha kubireba hari nundi ashobora kuba yagira iki cyabimurikira akabwira ati gutya na gutya hari filime imeze gutya je numva bigenze gutyo nyine abantu bagafashanya nyine
byaba ari fresh n'ubundi turi kugana ku musozo mwagira nk'ubutumwa mwatanga mu bijyanye n'ibihangano byanyu mu bijyanye n'iyi sinema kabisa ubundi tubasezerere. Okay, njyewe ubutumwa natanga mbere na mbere nuko banza gushimira abantu bacu. Turabashimira cyane mwumve ko muherereye iwana n'abaryamye mu iwana muri kubyumva mwumve ko iwana turabashimira mwarakoze. Nukuri mu byukuri impamvu mbashimira iyi filime abantu bari kuyireba cyane cyane ni abantu baje inshuti zanjye inshuti z'uyu nguyu inshuti z'undi nibo bari kugiramo uruhare mu kuyireba barangiza bakanayisharinga izindi inshuti zabo. Bura inshuti yanjye nayo ifite indi nshuti nje tutaziranye irayireba nawe akayihereza indi nshuti ukabona nyine ni ibintu byiza nyine. Much respect manze mbashimire ewana mwumve ko muri abantu b'agaciro mbivugire kuri Salus. Amanda ni sawa cyane. Amanda nawe yakomeza tubwira gusa Amanda ataradusezera ndumva naramubonye muri Art Rwanda umuraperi urenze cyane utaradusezera ubwo ugira ukuntu tunyorosherezamo ukuntu and then ubone ko wagira message utanga. Basa kapel. Okay, mfite indirimbo nifashishije n'ubundi mu irushanwa rya Art Rwanda. Indirimbo n'ubundi niyandikiye yitwa What Can I Do. Magaze ku musenyi ndimo ndatanga inganza ariko ndabasabye nimunyite mu kadafu abenshi bari mu bitu none mwe muhagaze mu miturirwa muvuga ibiwatisi bidashinga ngo mukeneye awazi cyangwa ibukuru umukarani kugisanyo cukura ingarani igicuku cyane hatugacoma bugacya turima nitwe bashyushya rugamba tuvajya dufashe n'ingamba tubose biba ariko nutangazwe no kutubona mu ikanisa turi poisonous ariko duhogozwa no kubona bava mu mubiri. So what can I do baby, what can I do? Nijito windu tayibuza gusonza what can I do? So what can I do baby, what can I do? Kunijito windu tayibuza gusonza what can I do? ahubwo cyareka mubwire Amanda in the plot because you are other thing ntago waba uri umukinnyi wa filime ngube n'umuraperi bigeze hanga ukindi gihe uzaza tukuzanye nk'umuhanzi azaza ari umuhanzi wabaye umuraperi imagine muri filime simbi naho sindi kuvuga ngo uyu mutipe ni umuraperi kumbi byari ibintu bitari byo yari Amanda. Amanda urumva yuko ufite tara kandi n'ubundi murabizi neza ko nimye abantu kora ariko wenzaye komerizaho dusoza Amanda nibi wasoza utanga ubutumwa cyangwa dutaha. So ubutumwa njye nahereza abadukurikiye none just icyambere no kubabwira n'ubundi bakaba badusupportinga bakaduha support bakajya kuri channel yacu subscribe comment ndumva ibyo ngibyo kubijyanye wenda n'uburyo bwo kuba bayibona n'ubundi ni ukujya kuri YouTube channel bakandikamo Kit TV Show 33. Ushaka gukina we byagenda gute wihuse ushaka gukina muri filime yawe? Ku muntu ushaka gukina ndabahereza telefone namba yanjye baze kumvugisha ibindi ndabibasobanurira. Telefone namba ni 078 277 18 57. Murakoze cyane. Iyo byageze ahangaha muri Relax ho ujye wumva yuko utekanye filime yawe ntujya gusubira kuri YouTube channel yawe urasanga ko hari itandukanije. Amanda mwakoze cyane nikerekana yuko n'ubundi n'ubutani tubakenera tuzababona. Oye tubashimire cyane kabisa twabanye byinshi baduhaye mu bitekerezo bitandukanye bijyanye no guteza imbere sinema mu bice by'intara tuzere ko ari byo mwumvise izo mpanuro zitandukanye.